ni twavugana ariko nongeye nyihamagaye numva iranze none yacamo sibyo wigira ikibazo rero wigira ikibazo ahubwo buriya ashobora batiri ishobora ko yapfuye cyangwa telefone ifite ikibazo yandi bakuramo hana nyagasana vanamo vuba mereza hano nta nisoni sase ni imyenda y'umugabo nyitera pasi urangiza ubaharize wambaye mereza vuba gira vuba mutari mbitse mubwira kwa Jacques ati Jacques wari ufite butiki ingana gutya ataho ngaho hano Jacques amakuru kibana bara muntwaye rwose ntago mbyemera bamujyana ntibamujyana rwose niba wigira ikibazo n'ukurara ariko se umuntu wandika bira bintu nta nabimwibukije urumva atagukunda koko ndagira ati yice waya cyane ase wajuru nicara umuntu utagira ukwasa aho so kucyo yicaye hegutse hano bavuze ngo nta nshuti yo ngo rinda sinzi aho bagiye ngo ntiyansiga mu nzira baransohoye ariko beti biti ariko beti biti amakuru ibintu wakoze ni ibiki gusiga ufungira nyundi ukamusiga hanze igipangu wakoze ibiki koko ariko ibyo ni ibiki ubwo wigize yakoze ibiki ariko ni gute umuntu mukuru nk'uyu nguyu ni gute uvuga ngo umuntu mukuru nk'uyu nguyu yatwika televiziyo yatwika iki none ko wasize ufunze igipangu hoya rwose hoya ibyo ntabwo mbishaka nimba unyubaha uri umugabo ndi umugabo wawe ugomba no kunyubahiriza inshuti zanjye mwese hoya vayo ngwino tebuka bukoza urwo rufunguzo oya tebuka sinamu nakubwiye tebuka uzana urwo rufunguzo rwose kumututeta nyibukana none yanyu tebuka mara n'umutuke rwose cyose n'umutuke itonde woto ni gutagusiga hanze umuntu umugabo nkawe watwika ibyuma ngo wagira mu cyaro yego mu cyaro vayo hano hari ibyo nshaka kunsobanura tebuka ngwino Nemicara hano sobanura. Sobanurira iki se ko umuntu ntwara nabi? Sugo ntaso. Ko twaryamye neza nta kibazo dufitanye nta muntu ugenda umururana. Bava kure namusanze nyuma ya gate. Hakuna ntabwo nakubwiye bava kure yagiye gutwika televiziyo yagiye kwisokama. Bava kure n'umwana utwika televiziyo. No se bava kure mu cyaro urumva yamenye gucana. Wena bava kure mupfiki. Nta kintu dupfa kandi ikindi kuki umusige nyuma ya gate. Umva ikigaragara giye uriya mugabo simukunda. Nta nubwo tutamukunda. Inshuti yanjye ugomba kuyuba. Kuko uri umugore wanjye hano ninde utegeko ndi nyine ndabyumva ni wowe ariko nanone ntabwo nsuzuguza urugo mu Rwanda nyine n'urwawe ndabyumva ariko umuntu nkura ntabwo bagakwiye kunsuzugura kuri ko yiba agusuzugura te bava kure umva bava kure karame umva ngwino hano ndashaka kumenya icyo hagati yawe n'uyu mugore icyo uyu mugore mupfa yakena pe arabizi ko ndamwubaha ngaho sobanurira uyu mugabo simukunda kandi nawe urabona ngukina muzana icyambere wagiye kumuzana ntabikubwiye wewe ubwo waragiye kuzana inshuti yawe ariko nageze ndagusobanurira nuwasobanurira uyu mugabo rero ugiye rwose yitwara musimbikunda acana televiziyo abacana televiziyo hari ikintu wari wamukosereza none ntabwo urakubwiye ko ushize televiziyo yaragiye kuyitwika oya jye nawe ngo nacane televiziyo bava kure n'umwana uyu n'umwana atwika televiziyo yego si umwana none se umuntu nyine si umwana ariko nyine ubwenge bwe buracyari mu cyaro none se yavukiye i Kigali arabizi twese twaturutse mu cyaro ariko byibura mwarajijutse nawe rero azajijuka nyine nategereka abanza ajijuke abona ubucana televiziyo reba ibintu byo byose ujye kumukorera wamusize inyuma ya gate ndahamusanga hasinziriye nawe nsanze urimo uramushakira imyenda ibiki byose kumusiga inyuma ya gate nyamusize kugira ngo atatwangiza ibintu
reka unyumve kandi witonze sinshaka hagati yawe na bava kure ubundi umuntu bataraza twari tumeze neza nyine nyumva mwubahe bava kure nzi ko nta kibazo cye sibyo nta bintu birenza gusaba yari yakubwiye umukara yari yamusuzugura bava kure yari abwira ngo nanjye ndabwo ngo nake murope nabyemera nabisuzugura wowe bose uzabinyereke nanjye bimenye sibyo ariko ubundi se wabimenye aho waje ndagira ngo unyumve neza sibyo bava kure sinshaka induru hagati yawe nawe sibyo hato akenshi ko nta n'ikintu agukorera ahubwo ari wowe umuzira ariko ndagusabye wabava kure kuko ni inshuti yanjye sibyo ni inshuti yanjye yansaba nzajya ngikora ikintu cyose ashaka yababwira ngo reka nkorope kambwira ngo watumye mu cyaro ntazi uranyumva suri umugore wawe imirimo yose yo mu rugo nzajya kunyumva sibyo ndiwe ariko nanone ntago ari ngo wumva nyine nyumva gendera kubyo nkubwiye sibyo kandi ndahamya ko nagusabye ibintu bigoranye sawa nari uba bava kure kuko inshuti yanjye bava kure ni umuntu wa kera twaturukanye mu cyaro guturuka mu cyaro twari inshuti n'iwabo baranzi n'ibiki byose sibyo mwubaye sibyo ujya wigira ikibazo rwose nta kibazo kiri bava kure ndamwizeye ugira ikibazo kandi arampamagara ntabwo yambeshya ntabwo nazo barakosheje namwe rwose bakubonera kamwe urabona narimo kuvugana ariko bivuze kugira ngo ngende ahubwo muri ya minsi ntabwo twabonanye ntabwo nabashije kubona kubera ukuntu erega nari ndwaye mukona nari ndwaye meze nabi ntabwo se buriya bimubwira Nyirakamana wari kwemera ko agenda i Kigali ntabwo ari kumukundira byo nanjye ko nkunda ukuntu bakundana ntabwo ari kumwemera ntumbeshye nawe umuntu akundana cyane ndabizi ntabwo ari kumutuma agenda kandi kugenda byari ngombwa ndamukunda rwose ariko se hari umuntu utabizi kuri uno musozi uzi abasore wagiye wanga ukagira gute kandi Nyirakamana uri umukobwa mwiza nta musore wanjye ufite ababakuru wanjye natwe turabizi neza ko umukunda alo urabava kuba amakuru ni meza tura bava kure alo bava ku ese nkungu reba nk'ibintu bukoze reba ibintu bukoze utumye tutavugana no kaba utumye ava kuri telefone umwana wanjye arahangayitse asinze ukuntu bigenze n'ibyo bimugore kuko bibaho rega bava kure ndamukunda ndabizi ko umukunda ariko ibintu ukoze ntabwo ari byo rwose yari yatubwiye ngo araduhamagara tuvugane twumve ikibazo ufite twumve naho hari ukuntu bimeze neza cyangwa bimeze nabi nawe ugomba niyo mpamvu twaguhamagaye ngo uze nawe ubyumve ubuse kuko nticyari gihamya cy'uko ugiye kureba koko ko ukoze rwose reba utumye akupa buse urampemukiye ndabizi uramukunda ariko nawe urampemukiye ijwi rye ntabwo nariyoberwa ari byo urukundo rwinshi rutuma umuntu akora ibintu bidakorwa nawe rwose ujya ugira ubuse mwihangane nanjye ntabwo mundusha kumukunda ngenda babaye mana mwihangane Nyirakamana rwose pe nanjye ndagukunda Imana yadufashije ariko koko ibintu ukoze ntabwo ari byo ngiye birambabaje nanjye ndakubaha nka mabuko none kubera iki nk'ibi byo bikoze ariko manza kureka murama wawe bakavuga mushuti we bakavugana ariwe mfata nka murama wawe ko ariwe nawe yamusigiye akurebereye mu gihe adahari none ndebera nawe ibintu ukora alo ndakumva bavaku ni Nyirakamana turi kumwe rwose aragusuhuza cyane ngo aranagukumbuye tumeze neza rwose mama wameze neza nta kibazo na Nyirakamana turi kumwe hano mu rugo rwose bameze neza bose ni bazima pe wese wumve ngo ibintu byose ndi kubikora neza bava kure wumvise ko umwana wanjye ko numva avuga neza nk'umuntu waba warakize alo bava ku ushyira hano hafi twese shora nanjye numva ukuntu yambi uraho ariko nubwo nkuhaye yambi rwose warampemukiye wagiye utambwiye urukumbuzi rugiye kunyica rwose nibyo ndarizi aracyamukunda cyane urumva ntanavuze ngo reka nsuhuze mama wanjye ahubwo nkomeza Nyirakamana wawe oya mfite ubwoba ko wagiye i Kigali ba bakobwa baho beza numva ngo bibizungerezi bakakuntwara wumve ibyo nakubwira koko se
mbega mwego umwana wanjye aragukunda yarasaze uzaza duhita dukora ubukwe ariko mana we Imana ishimwe umwana wanjye aracyafite umutima nyakamana aho undi mukobwa yakunda rwose ujye wifata neza twa dukobwa ntituzakuntwara bose nta mukobwa yakunda utagira akamana nagukunda ariko ntabwo bitayeho ayiwe wivuga gutyo utanera ubwoba rwose Imana ishimwe ukuri rwose urakoze Imana ishimwe ariko mana urankunda rwose akira muvugana bava kumubwira nanjye mushimye umwana wanjye ariko ndakumva bava mvuze ku ibyo byuma by'abazungu nanjye numva ukuntu bimeze ubundi bito byabo mutari kumwe ibyo kosa ntabwo warikora ni ukuri erega ndakuzi rwose nereza telefone nanjye musuhuze mubwire ntabyo natazabitinyuka mbwira ahubwo i Kigali wahabonye gute reka twari mu mahanga ntazaza akakujyana yose mukobwa kwari byinshi ndakubwira iki ndakubwira nuko nyine byagenze urumva nyine ntibisanzwe yewe ndumva ari hatari ubuse nge nzajyayo ryari uzajyayo ubwo rero mva nkubwire ku byabava kure wa mugabo nyine uba hano wa mugabo noneho umufitiye imigambi kuko nge ndamurambiye nk'uru rugo nari natekereje wamufata nkamugeza nko muri gare ya Kimironko nkamujugunyayo yavuye mu cyaro urumva ntabwo ahita ahamenya ntabwo yamenya inzira uzi inzira namucisha kugira ngo ataza gusobanukirwa ni ukugenda nkamucisha Kibagabaga tukazenguruka tukanagira gute mugaca utuntu nyine twa panyapanya kugira ngo ku buryo adashaka kumenya ubundi namusore ahita ntega moto nkahita nza bakayoberwa haje cyangwa se ibyo niba byanze fata amacupa nyacucu umenyamo hariya aryo kuko cyane cyane ko ntabwo azira rimwe na James waza mbere akaza nyuma ku buryo afata amavideo ukaramo hakayarira none ubwo urumva utawe ugiye kwica umuntu nica umuntu icyo ari akuzi ukuntu uriya mugabo ateye gute niyo ndi kumureba byonyine binteserere muri uru rugo nize arya cyane uzi ibiryo arya urabizi ataraza twatekaga ikiro cy'ibirayi kikaduhaza ariko ubu duteka bitatu yampaye mbese ibiro bingahe byose arabirya siko numva bikaze ibibazo umuntu mfata igisorori nkamuterekera ku meza akarya nta guhaha ukibaza ari guha abazimu ari guha iki bikakuyobera ariko nawe ntunsetse ariko n'ubundi niyo yaba arya byinshi ntabwo wamukorera ibintu nk'ibyo ariko wowe uzi ibintu akora hano uzi ko ejo bundi umugabo wanjye aherutse kuza akatwicaranya hagati njye hano nkahicara nawe akicara ngo tuvugane ngo ku kibazo njye nawe dufitanye nose njye nawe ndi ku rwego rumwe n'uriya bakora ku buryo adufata akatwicaza ahantu hamwe ngo twiyunge dukore ibiki ese umugabo wasuye yakugiranye nawe ngaho ibaze nyine ubu se urumva urwo rwego tugeze arumva rushoboka icyo nicyo kintu ugomba kumukorera kugira ngo muvane mu buzima bwacu twongere dusubire uko twari tumeze ni ukuvuga ngo bava kuri ntimubibangamira ubundi mwe mubanye neza mubizi se ariko nanone reka kuva twakora ubu ko twari tubanye neza nta kibazo kugeza bava kuraje ariko nanone ntabwo nagushyigikira uzi ko iteka ryose ikintu cyose ari bava kure ikintu cyose ari bava kure sinagushyigikira ariko nanone ngo umuhe amavide ujya gukora icyo ngicyo umuhaye amavide yarya cyangwa umuroge cyangwa umuhe ibindi bintu bituma byamwangiza agapfa waba wishe umuntu waba umenya amaraso y'umuntu w'inzirakarengane iyo nzira amaraso w'inzirakarengane ni inzirakarengane gute se we ntabona ko ntamushaka se yakijyanye ntawe yajya umuntu w'umugabo nkuriya yicara mu rugo rw'umugore n'umugabo ati baraza cyane
cyane cyane niba ari umushomeri wiyariviriye mu cyaro urumva ntabwo byaba kuba ari umushomeri se yaje gushakira akazi hano ubwo rero reka twifatire umwanzuro igisubizo ntabwo nagushyigikira ngo umuhe amavide ahubwo nakugira inama yo gukora plani ya mbere wambwiye ukamujyana Kimironko ukamutayo muri gare urya nuko ubitekereza shari cyo mbitekereza rwose sabwo tuzabireba ubitekereza muzamuha amavide waba umwangisha sawa ubitekereza ariko ariko buriya ishana bari mu biki wapi ngiye ahubwo reka nzajye kuyatunganya nyamo uyu munsi ibintu musaba nkora haranyunga njyanyungana cya kintu ngo nibava kure urabona ibiryo byiwe ngibi nabiteguye ibi bya jemusi bino bya cyabava kure naje nyereke ko ngiye beti nta mikino ngira bya cupa ngibi ukuntu kiba kiraho kimenya nyereke ko abanyakigali tudakina kimenetse cyane uretse aka karanahagije ku buryo tutagaragara ngo tuba haje bibone ko nta mikino tugira ibintu byo kuzana abanyacyaro yirasenga haje musiri inshuti yanjye byose bibi haje bibone ko imikino nadahita apfa ndaba ntitwa Betty utu turanahagije si ngombwa byinshi ngwino warani umunsi wakoze neza rega akazi nakabonye nk'aba yari wamaze kwinjira mu kazi akazi nakabonye nk'ababaye nubwo bigoye ariko yagagusifa baba kamana ngiye gukora mu kano gashira ndumva icyo cyari kimenye nabi Sheri Sino wa mudamu agera karabe waje Squad ya nangize ngo nkurimo ndahari bitese nivyiza meze neza umunsi wagiye utera gusa ndengera abantu ndengera bye byatari konde batetse neza ibyo siko ndeba bijya ni byabava kure oya Sheri garura kandi umunsi bava kure yashimishije yakoze akazi neza ndashaka gusangira nawe tereka hano dusangiye isi bitwaye iki tereka hano hari ikibazo kirimo se reka nsangire n'inshuti yanjye tereka hano nta kibazo kirimo tereka hano rwose
nta kibazo kiri